ama big energy ndabarabura sibyo then ndavuga ati Godfather uravugaguzwa cause niyo content yo muntu urumva batazagira bamveba navuze content y'umuntu aravugaguzwa sibyo then ndavuga Dumba Balao Dumba na Babalao urumva Babalao ni kati nyine ndavuga ati mwe murakabya sibyo amateshwa amanyanga mukorera Instagram TikTok fucking shit urumva mba ndi kubarabura ati amateshwa n'amanyanga bakorera kuri za Instagram cause man Ben ubundi nago ya creatinze content ifatika yabwiye Bush Angel aravuga ati reka ubundi ndi kuvugana na Demani dore application yaciye ibintu muguza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store injiramo neza cyane reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho uzamuka hejuru muri search wandikemo singles connect aho ngaho numara kwandikamo singles connect hangane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa singles connect application urangiza downloading and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID ukande kabiri hari double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba reka tushyiremo application yacu urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye hano ngiye kwibonera umukunzi kuva kuri isi hose hirya no hino imaze kujya muri rayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda application imaze kugera muri telefone yanjye rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na singles connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18 reka nongere ngo ikaze wowe ukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi nyita DJ Didman the Double Sandbag d'Apotre vuba vuba afande vuba vuba wowe utameze neza reka ngubwire ko Allah subhanahu wa ta'ala Yesu rwose baza kuba babireba ukamera neza wowe umeze neza komeza umere neza cyane mu izina rya Yesu ndetse urebe n'abakuri hafi matameze neza urebe ukuntu wabagira neza cyane reka ngusabe ukore subscribe niba utarayikora reka ngusabe wowe wamaze gukora subscribe gusharinga ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndetse no kubireba umunsi ku munsi kandi ni inkunga ikomeye cyane uba utanze njye urimo kubona hano ni DJ Didman abandi kumwe rero numwe mu basore kuva muri Byina Trap bafite akazina kareze reka banze aguhe intro yiwe ubundi tuze gukomeza neza cyane tuganira byinshi cyane kamika muntu no mutima nama sebeka izo nama mukome courage ngoma kalindi dukandagire ifuni bagaru ubushuti n'amaguru we misozi yahanamye kera cyane cyaka we ndikiba kibe ngo nzanka umuti ijambo rya mukuru avuze ngo iki funga inkonji homa sauce Mr Nkonji aman bamwita Mr Nkonji rero bari umwe mu bo tugiye kugirana ikiganiro kuva muri Byina Trap rero abizi ari kumwe n'aba CEO ari kumwe n'abarya bantu ufite izina ry'Iswahili Mr Kiswahili rero abodaka bose ubundi reka turebe izina Nkonji ryavuye hehe se ryavuye kuki warabyitse mu tora avuga ngo ngomba kwitwa Nkonji nyine Mr Nkonji nyine ni izina ryaje muri bwa buryo bwa like kuno tuba tugira utuntu tw'utuvuye ku mihanda cyangwa se urugomo ryaje mu rugomo nari mfite mu mihanda muri cyagenda umudensa kuko kenshi wasangaga abantu benshi ngira urugomo rwinshi so banyita Mr Nkonji biri aho ngaho nzi yuko nazana ryitwa ahubwo nsanga niryo na prefera cyane kuko real name zanjye nizo zakabaye iyo umuntu azumvisha avuga ati ngo cyangwa ubundi zira iyo zikoresha kuko arizo zaye zirenze abazira yaje nyayo ni mugabo Miang Jang mugabo Miang Jang mugabo owe tonze gatoya izina ni Miang Jang mugabo ko numva ari igishinwa ni Japan ryavuye hehe se rya famille nyine amazina famille ubwo ati Miang Jang mugabo papa yitwa gute papa we yitwa Amanyarwanda ubona nigize ngo Miang Jang ni rya papa oya ari rya papa ko yako ngewe na petit frère n'abandi mu famille nibo tugiye dufite ayo mazina
ko nyuma ya genocide hari impinduka zagiye zibaho muri famiye yacu cyane. Niyo mpamvu rero niho hakomoka iryo zina. Ni story ndende zo mu bwana nako zahise ababyeyi bacu, ariko turabifiringa nyine tukabigendera fiere gukura baguhamagara Miyanga Miyanga. Noneho iyo uhuye n'umuntu bwa mbere akareba nka ID yanjye ariko nahita ati warebye filime urabyitirira cyangwa iwanyu bari baboye filime. Ayo mazina niyo warebye filime urabyitirira cyangwa ari uburyo mu rugo iwanyu bakundaga agasobanuye? Oya nuko bahita bambwira kandi byaka afite nyeka kagasobanuriye kataye gahari sobanuye ntago kari gahari. Urumva rero ni amazina y'amanyaziya cyane. Rero iyo umuntu ayumvisha avuga ati ninde muntu muri famiye umubajya bababwira wenda story bakavuga ati ayo mazina yanyu yakomotse aha hantu? Ni benshi ni benshi gusa akomoka kuri Revera Sun Myung Moon. Niwe dukomoka niho abari muri Revera Sun Myung Moon. Sun Myung Moon niwe abanyafrika benshi niho bakura. Ntago ari nyenyine muri Afrika urye no mu Rwanda si nyenyine witwa Revera. Se ni umunyarwanda cyangwa Nyakoreya nyine waje kuvuga ubutumwa bwiza? Yavugaga ubutumwa bwiza muri nuze muri abona namwita nk'umwigisha nyine, umwigisha waje guhindura bamwe mu banyafrika mu gihe bamwe bari kugana amadini amwe namwe we azana Christian, ubundi yazanye Christian muri Aziya. Urumva noneho mu kuzana Christian muri Aziya abona ntibihagije, then aravuga ngo ngiye kwaguka, sibyo Afrika isi yose baramumenya. Naho muja mujye ukunda kuvuga ibintu by'ibyegeranyo tari mwana afunze wa undi bamwita iyo ngo kuri street era mujama wundi ijambo rya guhindura ubuzima. Nawe numvisha yaramuvuzeho. Ubwo nyine ni mushaka kumenya byinshi by'uwo mugabo muzaganeyo ntago mwamamarije muzaganeyo nibwo muzamenya kwa Dashim nibwo muzamenya inkomoko y'amazina Myung Jang aho yaturutse. Aho ubundi ko numva ryo ryari gutwika ariko nkonjira iroroshye da nkonjira iroroshye. Urumva rero Myung ni kari gutwika nkuko ari umujama kari gutwika mu kubivuga ariko banze kubyandika byari kugorana cyangwa byandika mu Kinyarwanda byari kugorana pe nuko nyine cyangwa umunyarwanda witwa izina ryo muri Aziya arikaze kandi difiere waryo nje n'abana banjye bazayitwa bose nuko bakwita Kamiyanga kabisa bakazamukana kuko man ese nta mwana ufite? Yes, nta mwana mfite. Umwana mfite pe nawe ukiri umwana. Nanjye ndacyari umwana. Nawe ukiri umwana. Abana nimbaje umwana ngo afite undi. Ndacyari umwana. None se umwana atari umwana wo kubyara kwa kundi nyine umwana aba atarabyara undi. Umwana aba atarabyara undi. Abana se babura. Ufite ipaki yabo. Abana bo baba bahari kuko nose umusore w'i Kigali man. Umusore w'i Kigali aho ngaho. Umusore w'i Kigali ukoresha social media. N'umuhanzi noneho w'umuhanzi. Yongeyeho. Ugasanga ibyana nyine naje gusanga abasore baba muri media bajya bavuga ngo ngiye ngo nta sheri mfite sha aho ngo reka ngubwize ukuri. Abafite ipaki nakoze iperereza wako usanga umuntu ngo ese bijyanye uri ufite umukunzi uvugira rimwe ukavuga ati mfite umukunzi ugasanga bose bari Jeannette Korodina bose nimba bazi ngo ndi umukunzi wabo ese bumva ari yumva ari we mvuze Korodina ese yumva ko ari we mvuze na Clarisse na Jeannette bose baje bafi ugasanga bari mfite umukunzi ako kaba gahagije nzamumwereka nyuma. Niyo jambo dukoresha. Rero hari n'abantu tuba dukeneye ko bagira abakunzi, hari n'abahanzi bakuru muri twebwe bakeneye kuba bafite abakunzi pe. Nkawe ko ndamufite. Uramufite umukunzi ariko nuramutwereka. Ariko njewe umukunzi wanjye muramuzi.
akora umwami utamuzi rwose njye ntabwo mfatira ntabwo uri mfatira serious uriya ni wewe handi ari we nyine ese ni wewe narinzi ni wowe ntawo narinzi yuko nawe ari nka babandi uzana icyapa se ukaba uhisheho ese ko nawe umeze nka babandi ba filime oya niwe oya ariko nyine umuntu niwe wihitiramo ya nuko rero reka twigarukire kuri Nkonji wo muri Byina Trap music mwaje gutangira gukora music gute music mwayisanzemo gute nzi Byina Trap nk'itsinda ryabyinaga wenda mbere yuko tugeraho ubu ngubu mugeze Byina Trap ni itsinda ryatangiye gute gisanze muri music gute Byina Trap twari ababyinnyi twagiye kwitwa Byina Trap nabwo biturutse mu kuba twari tumeze nk'aho ari ishyirahamwe ry'ababyinnyi abaturutse ku Gisi abaturutse Nyamirambo duhuriza hamwe turutse ku za Kimisagara bose duhuriza hamwe dukora team twita Byina Trap kuko twabyinaga ama trap urumva rero muri iyo minsi nibwo twarebye tukavuga ati nimba Byina Trap dukubyina trap kandi twaba twabyiye indirimbo tuvuge za babushi cyaza za Betray cyangwa Migos ugasanga twebwe ubwacu twagonzwe no kuba hari copyright kuri YouTube channel yacu noneho umunsi twa turi gushutinga ese urabizi ya Chrisizi Sami niwe watubwiye ni Sinta yaratubwiye ati ariko mwagiye mukora izanye mwakoze indirimbo zayo singuye iyo beat mwahuye na iyo beat mugakora urumva rero icyo gihe nibo bagiye baduforomamo kuba twakora music yacu kubera ko icyo gihe twari dufite spirit yo kugafata tu urumva then turavuze ati tujye muri stu twari benshi dutangira gucuzinga abazaririmba bamwe bagenda bavamo urumva abazabyina biza kurangira no Byina Trap tubaye umubare w'abantu 8 bamwe bivumbuye ati nanze ko ndirimba igitero cya mbere urumva no umubare w'abantu 8 nabwo twakoze indirimbo iyo ndirimbo twayirecording kuko twabanje kumenyana na iyo beat turamubwira ati natwe tuzaza kubareba kuko twafite challenge zabo bashaka ko dukora urumva tuzaza twebwe uturecording indirimbo urumva okay narebe muzaza muri iyo minsi tunoze Gitego aduha interview aradutumira kuri RBA we na Anita introduction bakoze y'ubwayo yaduhaye inspiration ya danje nyine handi uhita wumva ko ukwiye kuba umuhanzi man baduhamagaye nkaho turi ibyamamare twiyemera turavuga ati what man ubundi mwe kira kiganiro basi mwatobore mukaza kukirikodinga nuko twese tubabwira muze ko duhaga footage urumva no footage bayiduhaye twumva nyine sounding fresh turavuga ati muri Byina Trap by Byina Trap reka turecording indirimbo ivuga kuri twebwe sasa turi bandi urumva badurecording indirimbo twa Byina Trap by Byina Trap introduction yari Anita Pendo n'umuntu najya kuri tubaka yumva ari umvamo Anita Pendo ari kuvuga nzanya abantu Anita Pendo niwe watuzanye muri game niwe waberetse ko ibyo bintu byakunda twabikora bikavamo turagisigasira noze menshi performance zacu nyinshi zabereye kuri RBA cyane muri za moto ko n'ama interview menshi twasangaga turi kwisanga muri ya nyubako kimwe ya RBA ugasanga nimba ari interview twagiye twakurebye Dobdi abizi bagiye twakira kenshi urumva ugasanga twagiye kwa Gitego kwa Raki urumva icyo gihe rero nibwo twese tuvuga ati noneho dukwiye gukora n'agashingura cuma ariyo amazi y'abasada amazi y'abasada twari muri covid turavuga ati ase nka buriya izi siroga zacu abanyarwanda ni barazizi bose ariko nta kuntu twazishyira ahantu nyine abantu bakajya bumva ko bagira fieri yazo tu bakavuga ati hari indirimbo irahari apana kuvuga ati ninde wahimbye amazi y'abasoda tutabizi umukarani wese avuga ati amazi tazi ngo biturutse he turayikoze man tugira n'amahirwe igira iba blessed kuntu irarebwa itugira abastari gutyo nuko Byina Trap yaje nuko twabaye Byina Trap kwagushaka gusigasira izina cyangwa uburyo Anita Pendo yabakiriye rero mukoze indirimbo ya mbere mukoze ya kabiri mushyizeho amazi y'abasoda indirimbo ya gatatu Byina Trap irakomeza ibaho ubu ngubu bihagaze gute muri Byina Trap iracyari yabaye genge yari genge na mbere hose
mbere mwari itsinda mwatangiye muri ababyinnyi ubu muri Byina Trap bihagaze gute ko mbona rimwe murakoze ubundi mwakoze ku giti cye bihagaze gute? Byina Trap twaje bwa buzima twabagamo nyine bwa music, urumva twaje kugira igitekerezo cyo kuba twebwe ubwacu twavuga ati buri muntu yikorane. Igitekerezo cyaturutse kuri Zeo Trap aratubwira ati ngewe ndabona nta kwikorana, n'abandi barabishyigikira, tuza gufata umwanzuro noneho wo kuba buri muntu yakora carrière solo, sibyo? Kuko twabonaga ko tubimerita, sibyo? Bamwe abatashaka gukora music bahita bakwama barabireka, gusa Byina Trap wafashe intera ya mbere yo kuvuga ati ngiye gukora carrière solo yari Zeo. Noneho twebwe abandi bose baramukurikira, bambashije kumukurikira kuko iyo carrière solo yiwe yese yo bakindi gang. Mu kubaka iyo gang hari abamukurikiye muri iyo gang, urumva hari n'abandi bavuze ati twebwe ntago dushaka kujya twataka music kubera ko life yacu imeze itari neza, urumva. Gusa nanjye naje kucyo nanjye nari ndi mu masomo, ndavuga ati noneho rero reka nisuganye and then nzakomeze nkore. Ziba kigenda twakoze indirimbo ebyiri, urumva, eshatu, hari Soma, hari Urandumbiye, hari n'indi Kigali Dance. Tukiri Byina Trap twese nyine havagamo umwe tukaguma turi Byina Trap kuko Byina Trap ntago ari umuntu umwe, urumva. Bigera naho noneho tuba babiri, Byina Trap iba babiri. Byina Trap yanzura yari ngewe na Eddie, nge na Eddie Blues. Noneho nge na Eddie Blues dufata imyanzuro tuvuga ati Byina Trap igiye gukora gutya, sibyo? Turayinonosora neza imyanzuro dushyira ku murongo, ari nayo mpamvu ubona channel yitwa Mr Nkonji, urumva. Sasa Eddie agira ukuntu kwe akora ku ruhande, nanjye nkora ku ruhande, urumva. Ariko still turacyari babavandimwe basanzwe, ntago harimo ikibazo muri Byina Trap, sibyo? Ahubwo nuko sometime twumva ugasanga nimba Bodak ari kumwe n'abajama biwe, ugasanga ntazabura no mujama arambwira ati wibye Channel Nkonji, ugase wabikuye ko nabyo nakubwiye ngo kandi yitwa Mr Nkonji, ati ara namabanga y'itsinda. Uko kuvuga ngo channel ya Byina Trap iracyahari, niyo yabaye Nkonji. Byina Trap duhari tudahari. Byina Trap ntabwo ikiri Byina Trap uko akunda, ahubwo Byina Trap yareza abantu. Igihe nikiba ngombwa tuzazana n'abandi Byina Trap, nkuko binashobotse twakora twakongera tugakora collabo ya Byina Trap. Gusa Byina Trap ntago tukiri kuvuga ngo turi kumwe twese ko twatangiye, ntago mukiri kumwe mwese mwatangiye, ubu turi muri carrière solo ya buri muntu. Ariko ubu ngubu mushobora kujya gutya mugahuza mukaba mwakora indirimbo mwese hamwe, nta mutima mubi uri hagati yanyu. Abari Byina Trap yavuyemo abasezeye, kuko hari abasezeye n'abatarasezeye. CEO agaragara nk'umuntu wabaye success muri crew yanyu, muri team yanyu. So niba habaho communication hagati yanyu nawe muba mufitanye ihe mishinga, hari imishinga yabi hari cyane? Nta mishinga ihari, na mishinga ihari, na connection ntabwo ikimeze neza na mbere. Gusa ubu ngubu tuvugana twishimiye ko Zeo abasha gukora agakora neza, nubwo ahanini usanga hari ibyo ari gutandukira nyine, ariko twe twishimiye ko umwe muri twebwe yazamuka nkuko bamwe bamufasha bakamuzamura, sibyo? Bakimupushinga. Yuvuze gutandukira abatandukiriye, urabona nka Byina Trap hari amahame twari dufite. None nasubira muri song zacu, ma interview yacu, hari ibintu twe tutarengeraga ngo tuzemo. Kuko Byina Trap ntago purpose yacu yari uguteza imyiryane ku mihanda, kumva ko ndi guserera nawe kugira ngo hagire ikintu kiba, urumva. None icyo kintu twaragisigasiraga cyane, sibyo? Ku buryo n'abajyanama bacu batubwiraga ati man, ari indirimbo twasohoye yitwa Zontro twaricaye turiga, badushyize hari batubwira ati muzi n'ibindi, natwe tukareba tukabona nta mpamvu y'irandirimbo, sibyo? Ariko nyuma Zeo yari afite spirit yo kuvuga ati ngende ndi umurapper, sibyo? Kandi umurapper ugomba guharanira rap yanjye, sibyo? Urumva rero twebwe ntago twari imirimbanye ya rap, sibyo? Ahanini twe twari igihangano. Ni uko ngo Zeo yadusezeye, urumva, asezera itsinda kuko yabonaga ko ibyo yagakoze. Indirimbo Zontro yari indirimbo kubifinga, yari indirimbo tuvuga Zontro nyine, yari DC ibintu byinshi, DC ku bantu benshi, ibintu byinshi cyane. Urumva twagiraga indirimbo nyine
z'utuntu tumeze nk'udusiloga tu munyana arabenga njyana zishaje arabenga motari shoferi arabenga motari nyine urumva twabaga turi muri ibintu biraho tu ibintu biri easy sibyo no zontro ngo nindusigaje modesa tugura izo zontro zanizo nyine urumva dutangiye kwinjira noneho muri ya life ni aba tag life urumva kandi iyo tag life twe bwacu iyo spirit nayo twari dufitemo kandi zewe akaba ari akunda twari tubizi ko umwe iyaza agakora ibindi byo byari bihabanye natwe yari kwita trending ntabwo byari ibintu byari birenze kuko ubwacu twari tumaze kubaka ubwami runaka ni impamvu nawe afite ahagaze nuko bamwe bamuhaye inzira bakavuga ati kora noneho bakanamupushinga nuko rero byagenze ntabwo ari ibintu bibi sibyo kuko yakreatinze content yiwe sibyo kandi abona ntabwo yayibashyiramo kubera ko mwebwe mufite amahame ahitamo gusezera twe twifitiye amahame ntabwo yo kudushyira muri content yiwe ahitamo gusezera muri Byina Trap kugira ngo akore ya live music ya lifestyle yiwe ashaka aribwo ashobora kuba mu gitaro ashobora gusohora dissing umuntu ariko yaba akiri muri Byina Trap ntabwo byari gukunda ko Byina Trap imwemerera dissing kuko Byina Trap ntabwo twari dukeneye diss ko twakoraga icyambere indirimbo ibyinitse ko twakundaga kubyina sibyo icya kabiri indirimbo ifite message sibyo ya rubanda sibyo apana gucuzinga ngo indirimbo tuyikore ngo ari y'abakarani tuyikore ngo ari abafata yetwe urumva tuyikore ari twakoze injyana izacu zari kwishima tu just to be happy tuka creating a content sibyo dusange ku muhanda umuntu ari kubyina gapa tuvuga ati nibira dukeneye urumva rero ntago twari dukeneye diss ngo twataka umuntu turengeye sibyo ko diss kinizana iba ari mangara nguhangare mangara nguhangare na kinyapfura kibamo kandi urabyumva twebwe muri art habamo mangara nguhangare ariko ariyo content yawe ubundi art igirwa na content ni umuntu ushushanya sibyo ashobora kuba afite content yashushanya inyamaswa gusa sibyo cyangwa ndashushanya amaso y'abantu gusa urumva izo ni content rero content ya beefing ahanini iza ihagarariye rap twe nayo twari twifitemo nuko twaje kubigenza tu ngaye nguko rero uko niko CEO yavuye muri Byina Trap kugira ngo akore music wa success arimo kuyigeraho umwe mu basore bahagaze neza cyane turi kumwe n'Inkonji umwe mu batangiranye n'itsinda rya Byina Trap bihuje ro bagiye baturuka hirya no hino hagiye hatandukanye none se wowe kuri no saha ibikorwa bimeze gute bihagaze gute amasomo wenda cyeka kwiga warabisoje gahunda za music yawe byifashe bite music ndi gukora kuko nafashe like 1 year half ndi kwitekereza ukuntu nahindura art yanjye content yanjye ukuntu yazimeze urumva ko nicyo kintu cya mbere kigorana muri no industry hagorana content y'umuntu sibyo kugira ngo uzumve umuntu wenda ni kivumbi umve ko ari kivumbi sibyo bitewe nuko muzi niyo umva bush umve ko ari bush koko nanjye rero narebye muri content zose najyamo zikaba fresh nsanga nkwiye kuba umuhanzi sinyikwiriye kwitwa igice kimwe mu buhanzi ngomba kuba umuhanzi no nibwo natangiye kwiga kuba naririmba ibintu bifatika sibyo nagendera kuri ayo manota sibyo nize music ariko nyiga atari byo mu ishuri muri kwirwa mu studio umuntu ari ugasanga nimba ari logic ari gukora beat sibyo anyigishije ukuntu ibintu biri bugende sibyo kino na abaraperi kenshi ntago tubyitaho ariko ngiye kuba ushobora kwicreatingira ka beat nshobora kuba na creating iyo beat nshobora kuba na creating melody iririmbitse urumva niyumva nka 6 step nahise nsohora kuko nikora comeback yanjye nahise nsohora EP iriho indirimbo 6 yari 6 step bivuga nyine like nakoze intambwe 6 nsubira inyuma then ngiye gutera imbere kubera ko nasubiye inyuma ngiye kujumpinga ahantu kure tu urumva 6 step rero nza mvuga back in days zanjye nyine Byina Trap twari tumeze and then ndamanuka njya mu nkundo za besto urumva and then nanjye ngira amakari ko yakumwa artist agomba kujya mu bintu byose nkora indirimbo twagweka
ndi kwataka nanjye ndataka urumva mu kwataka nongera nsubira hasi ndavuga ati kankore aka game over noneho nkora game over ikurikirwa na 6 step 6 step yo ni ubuzima ahanini njye uri kwivugaho nsoraho n'indirimbo yitwa Plan yo nayikoreye na video bandi kumwe mu jama wanjye yitwa Dope Melo ni Bob ne wayimixingiye producer wayikoze ni Jada Beats rero ubwo nangiye kariyeri yo kuba naririmba nkanagira ute nkanarapa byanarimba n'igifefe ko nkakivuga byanayirimba nkaririmba n'igishinwa sometimes dukoresha n'ibishinwa ubwo kariyeri nuko nko nahise nyitangira ari nabyo uri kubona ndi kugenda nyine nubaka content kuri content kuko umuhanzi yubaka content ku yindi content naga agendera kuri content imwe umuntu yari umuhanzi naga agendera kuri content imwe kuko igishushanyo cyo kuba gishushanyije sibyo washushanyije inkuba ariko ejo uzashushanya izuba urumva niyo mpamvu rero nyuma ya Plan bazaniye yitwa Ndabarabura urumva Ndabarabura ifite message yayo akenshi nkora indirimbo zifite message Ndabarabura yamaze kujya hanze yamaze kujya hanze imaze 3 days ndakeka iminsi 3 kandi Ndabarabura ikunyereka feedback nziza cyane link yayo Ndabarabura rwose nubwo abantu bambwiye ati ese nawe big energy nawe iki Ndabarabura ni comment ya showbiz iri mu Rwanda kandi ibiri real uko mbibona uko nge mbifata nuko nta bamwe bashobora kuba babifata kuri no kuri kwanjye kuri aho sibyo mba mvuga kuri showbiz nyarwanda sibyo niyo mpamvu Ndabarabura nayisohoye Plan nari ndi kuvuga kuri haso then ndavuga ati none reka nsore showbiz nyarwanda bitewe nuko nge nkiratinga content ejo nzarimba urukundo muri Ndabarabura waririmbye ku kinize trend washyizemo ziri hano hanze Ndabarabura ubundi nza mbabwira ati ama big energy Ndabarabura Godfather uravugaguzwa dumbabara murakabya gusa nge sinjya meza bro nge mbaho kuriko shikaya ohaya nduma nshaka gucemba ushaka gafatwe bagutoza igiceri amaji Kigali nakumva wallahi urakoma urashaka gafatwe bujipo aka kanyuranutse bepalaza kagotwa jigayaza hagasara ashaka amasho ali modo urumva Ndabarabura navugiyemo byose hamwe bihari Ben ubundi nago ya creatinze content ifatika narebaga ku ma big fish oya nago natatse umuhanzi mugenzi wawe natatse big fish ziturema sibyo abantu baturema muri showbiz mbese bakora iki sibyo ama big fish nka yagowe nandi kuvuga kubyiwe sibyo ama big energy Ndabarabura sibyo then ndavuga ati Godfather uravugaguzwa cause niyo content yo muntu urumva batazagira abamveba navuze content y'umuntu aravugaguzwa sibyo then ndavuga Dumba na Babalao urumva Babalao ni kati nyine ndavuga ati mwe murakabya sibyo amateshwa amanyanga mukorera Instagram TikTok fucking shay urumva mba ndi kubarabura ati amateshwa n'amanyanga bakorera kuri za Instagram cause man ari abapeti benshi uzareba ama content menshi creating ari kuvuga kuri runaka ngo the cat man ndamwishyura ngikingo yakina bamwishyuye ibiki amateshwa ugasanga kuri live bari ku mateshwa urumva then nge naje mvuga ati ese ibyo byose ko bihari noneho ndacaye urumva banza kubishyira gutya ku isane y'abantu mba nababonye aba bose mba nababonye urumva ari mpamvu nahise nkoresha ira hashtag Ndabarabura sibyo sasa ndi kubarabura ubwo uwo mvuze simuvuze mu buryo wenda buri negativity sina positivity urumva ndi kukuvuga ukuri ntago nakwatatse kubera ko ninkwataka nzavuga byinshi ariko hari ikibazo nari ndi kwibaza njya kuwandika ino ndirimbo ni gute sezo zanoze za showbiz nyarwanda zigirwa n'umuntu udahari habanje Dekate adahari hari isura urumva hari byinshi hari mask urumva hari byinshi yangije n'ibyo yashyize ku murongo kandi iyo ni showbiz yo mu Rwanda
ba Dopdi baranga ari abantu tuza amasura yabo kuko bahari sibyo nka Gasuku icyo gihe yarakoraga sibyo ariko Gasuku akaba ari umuntu twabonaga we none ndibaza ati se hazaza haguma habeho season zo kugira ngo haze umuntu utwihisha kandi akawo umuntu akaba ari uteza saga nyinshi icyo kibazo amaze kukibaza ndavuga ati noneho ngiye nacyo kintu ndi kubwira imbwira abantu benshi sibyo mubwire Godfather yigaragaza isura turebe ko akomeza trend yiwe Godfather igaragaza isura none urangiza kwigaragaza turebe ko utazaba nka ba Pussy sibyo yigaragaza trend yiwe yigaragaze kongera kugaragara byange kongera kumvwa eregira ni cliché ya filime sibyo ngiye hari ikintu njya nibaza dufata impamvu twika nuko nta muntu umuzi rero icyo nicyo kintu nibajije ahanini sibyo hari abantu batwika bakagumaho buriya Godfather umumenye ntago yaguma trend mutangira kumukritika ngo reba ukuntu areshya ni mutoya ni munini kiravyibushye karananutse urumva nagumye kuriya nta kibazo oya gusa nge nago nyine ari ibintu uremera ko Godfather nawe hari ibyo yakoze neza man umuntu wese uri muri no showbiz kambabwiza ukuri yaba ari ucreatinza channel ejo ariko ikabiri gukurikirana yaba ari umuntu ukorera kuri za space yaba ari umuntu ukoresha Facebook yaba yemwe murabazi bose yaba ba region cyangwa abande ba abantu bose uzi bagiye ubona ku ma Facebook ku ma page cyangwa bose bafite itafari bari gushyira kuri industry nyarwanda sibyo na industry ibaho kuri no sitagira ibibi na industry ibaho kuri no sitagira iterambere sibyo Godfather afite ibyiza n'ibibi sibyo gusa turi muri saga iri kurangira yateje ari we wayiteje urumva izino saga zabayago nibi bwambure bw'abantu urumva Godfather ubwe reka ngo urugero mbwira umuntu ahanini yago yabwiraga ubwira iki se oya mbwira umuntu ahanini nuze mbwira umuntu ahanini yago yabwiye abantu benshi gusa hari saga tuzi ngo bari kumuhimbira sibyo ibintu byatumye we amarangamutima yasohoka sibyo ngo baramimbe ngo bajya inama bakora bino ngo bangenze gutya urumva byari bifite aho biri guturuka kandi iyo nzu yavugaga sibyo naga ari umuntu wari usanzwe muri showbiz wabikoze sibyo sibyo kandi yago yari umuntu usanzwe ufite discipline sibyo ura noze kati aza yakubise akanyafu umuntu witwa Bruce Melody amugira umunyakazi amwataki nyine tuyatubona ari kumwatakisha arakora kuko bamwataka sibyo nawe agahangana kubera ko amwatatse urumva ariko Godfather nago yaje ngo avuge ngo ngiye gutuma umuhanzi runaka akora ahubwo yaraje avuga ati subundi gutaba abanyamakuru bari kuba abahanzi ese ubundi ko mbona ziraca no nyamara ntago ari nizi urumva ku ma space yagize freedom nyine ngiye ntago nshyigikira umuntu ukorera mu bwihisho urumva kurayo isura yawe facingane n'umuntu ku muntu kuko iriya ni cliché ya filime baba bari kutongana nayo ndetse n'izina rye ni filime Godfather ni filime urumva n'ifoto ye ni cliché ya filime urumva rero iyo cliché ya filime duhora tuyivugaho bese ubu ngo abazungu bayikinnye iriya filime bari mu bantu bapromotinzwe neza muri showbiz nyarwanda bajya gushaka Godfather bakabona filime urumva nge rero nago numva ko ese Gasuku saza kuri Kabyinda akababwira arababwira bari Sudan on air sibyo bajyaho bakavuga kandi ibyo bavuga nibyo oya baratrendinga mu buryo bwawo buriya reka nkubwire ikintu kiri nyine ikintu cya sinzi ukuntu bajya bavuga inkuru yabaye Kimomo uzi inkuru iba Kimomo muri iki gihe ni inkuru y'ibibi sibyo niyo yamamara ibyago ibibi niyo yamamara niyo makuru isifite sibyo ninde upfuye ninde usebye urumva rero Godfather yaje abihamiriza ngo no ikintu kijya kimbabaza se ukuntu arema stories zidahari man kuko hari nk'umunsi abantu mwese tubizi ngo Bush na Betray ngo baririmbiye abantu banga iyo stories ari kwimenya Godfather yatayivuga
none se baririmbiye urumva none se oya nyine reka mubwire man ushobora kunyerera ahantu sibyo umuntu akavuga ati Dopd yanyereye hariya hirya ariko ikintu gisekeje yahanyerera kubita amenyo hasi abantu bose bakabyumva gutyo kandi utanayakubise hasi sibyo bakabyumva gutyo abanyarwanda basigaye bumva nyine ibyo ngibyo gusa sibyo none se mbwira abanyarwanda bajyaga hanze tukabona video zabo bari kuri stage nini nta n'umwe sibyo none se gute wumva yuko Bruce Melody yagiyeyo sibyo ntiwamugaragaza ndetse nawe nakora ikosa nawe uzarigaragaza sibyo kuko nawe wigeze kumugaragaza nawe ahagaze ngo ari kuririmbira abantu bangahe sibyo we na ere ariko ishaka kwereka abanyarwanda ariko bushaya na Betray nabo bushaya na Betray ntago bigeze baduprovinga wrong ntago bigeze batwereka ngo iriya video mwabonye siyo noneho dore abantu twaririmbiye ngabo baza indi video nyuma yaho reka mubwire nuzi ko uyu muntu ari mu nkiko nuzi ko iyo bagwamije ikintu kandi ukabona ko kiguhama afite proof uraceceka kuko icyambere Bush baye bakoze ikosa ryo gupostinga sinikosa dusanga dupostinga yuko na postinze ndi hano sibyo ariko Bush mu gupostinga ni yarazi ko afite umwanalize udakeneye nyine kumugaragaza neza sibyo uri bwanalize ibintu bitari byiza kuri we sibyo utari buvuga ati byibuza kuko noze Mani Martin yaririmbaga abantu bangahe muri Aziya akajya muri Aziya akaririmbira abantu batatu cyabangahe urumva ako ntago mwabigaragazaga mwavuga ati yaragiye abyinira abakire wenda batatu cyabatanu ariko tukumva ko harimo abakire bati yayoye urumva ariko Bush yaririmbiye abanyamahanga hatarimo n'umuntu numwe wo mu Biryogo Nyamirambo ariko bitubabazaho wumva yuko iterambere ry'umusore wakuze ku mihanda yihiringa urerishyira hanze that's why rero ngiye nkunda gukoresha ukuri nkavuga ati igaragaze basi tukujudginge natwe tukureba ntabwo yakigaragaza se kubera ikirago yakigaragaza oya tumudeyaringe bro tumubwire nawe nyine basi muri comment n'abantu mugiye mubivuga sibyo ese sibyo man auzi kubona umuntu twubahaga kuko buriya generation y'abanyamakuru mu Rwanda ari ukuntu igenda izamuka ipasanya urumva noneho tukagera ku rwego tubona ko umuntu ahagaze neza urumva uzi kubona wa muntu wari uhagaze neza tumuziho discipline urumva umukorogoshoye akavuga nibitakwiye kuvuga rero icyo kibazo ahanini cyatewe mu muri nyine abantu bakihaye ingufu ni Dekati na Godfather nimba bitari kwa Dekati biri kwa Godfather kuko bo bavuga ati ngo imbere yacu hariho ikintu nago muri buturebe uri kubyumva nago mutuzi rero niyo mpamvu jewe iranoze ndabaraburanza mvuga ati asemanye why kubera iki Godfather kuki uvugaguzwa basi nimbimubwira we nabyumva azitekerezaho abanyarwanda no abantu so bimubwiye ari benshi bimubwiye ari benshi ariko bimubwiye mu buryo urabona abahanzi turirimbira Godfather yatatse Bruce Melody ariko niyo muririmba ariko nimugoro bari kumwe kuri Godfather mutumiye kuri live ya TikTok erega showbiz nuko imeze showbiz nuko imeze uransenya ariko uze kuma platform kugira ngo uncecekeshe Bruce Melody yigeze kuba ati ngewe nabaye umuhanzi kugira mvugo sibyo rero abahanzi twakira kuvugwa numva ko na showbiz ariko byakagenze Dopd emera tukuvuge kuko ufite channel tuvuga ati kuri TikTok ariko muzi umuntu ukurikirana ngo buza gashya koze ariye brushete 3 zose ashyire rimwe mu kanwa abanyarwanda bahita birukira yo Dopd biramunize dore kakunda kwenjoyinga gutyo urumva inyama yari imwishe inyama yari ikwishe sibyo rero urumva rero nimba content zibuze turabona bamwe muri twebwe batangiye gutanga private life z'abantu man ibintu bitari byiza cyane sibyo ugasanga ubundi ni ibintu byahozeho nimba umuntu ari kure y'undi ashobora kuba bafitanye urukundo cyangwa se bafitanye connection ibemerera kwikora ibyo bashaka kuko bari muri private life zabo sibyo ari mu cyumba arakora ibye amahano cyangwa akora ibiki buriya inkuta z'ibyumba ziba zizi byinshi urumva ariko se gutumushyira kuri bose babireba
gutumurambika hasi warangiza ukajudginga wa muntu washyize hanze. Uri kubyumva ukuntu ari amakosa ujudginze umuntu mwashyize hanze kandi siwe wishyize hanze. Yego nakanyafu nabo babimenye bajye bareka gutangaguzwa utuntu nk'utwo urumva. Rero nye ndabarabura content ahanini navugaga ati ese kubera iki uriya sibyo, ese kubera iki uriya avugaguzwa sibyo, kuko abahanzi akenshi turirimba igihe turimo sibyo, igihe uzasanga turi mu kwibuka turirimbe kwibuka sibyo, turimba content zihari ahanini sibyo. Rero nge naje gusanga content ihari hari amatiku sibyo, hari amatiku ndabanza nyaririmbe ejo nzaba bikubitira urukundo kugira ngo nanyumve. Ibaze ko nasohoye plan kamera amezi 6 ifite 6k uko nari naragiye down, ariko ndabara buri mazi iminsi 3 ifite 4k 5k ndakeka zageze kuko ari amatiku bakuvuga mo bakavuga nabakubise to nabakubise toa ibanga ry'amatiku kuko ni impamvu umusaza yagiye akagafata nawe yaravuze ati akaninjirire rap yanjye nyatakisha abantu sibyo, nyatakisha abantu nikamenyera ngakubita urumva ahita atambuka neza. Niyo mpamvu yanadusize niyo mpamvu yanadusize gusa nge ntago ariyo mpamvu ntago nzaguma muri izi content. Nge nkora content nshaka guhereza abantu. Hari umuntu umujyanama yago yangira inama nziza arambwira ati ese nkonji ntago ugiye kwiteza abantu. Ni umuntu mukuru muri industry wagiye udufasha nkabyina trap. Akenshi nkunda gukora indirimbo nayohereza bamwe mu bantu nzi bangira inama mu kubira sibyo, ariko ira ndirimbo ndabarabura nanayikoze kera nana propose papa cyangwa kuyijyamo. Papa cyangwa arayumva arambwira ati sha nkonje uzamemba menshi kuko iyo ndirimbo irakabije. Ndavuga ati nta kibazo umusa none mbona ikabije reka tuzakorane kuyindi urumva. Noneho nyumvisha uwo mu big bro mufata mu big bro kuko yo wagiye unzana muri no game sibyo. Arangije arambwira ati nkonje kugiye kwiteza abantu nawe se nawe ubaye nka babandi. Ndeba nitekerezaho bwanye mfite indirimbo 20 muri store sibyo, maze gusora EP nta n'umuntu narasharinze ndaruha. Iyo mba ndi umukobwa mfite inzara zari gucika bitewe na share sibyo, narakorinze phone igera ikajya imbwira ati aragukubye urumva. None ndavuga ati banza abanyarwanda bakunda amatiku sibyo, reka mbahereza ibyo bashaka. Noneho art yanjye nyisasire njya gutanga art kuko nzaza ncishamo nkakangaye mu mwaka bakubita indirimbo zijyanye n'ikintu turi kubona ku kanya. Iri tiku ryavuze reka ndivugeho. Oya nago najye bufanta cyane. Fanta we n'umunyamakuru. N'umunyamakuru nagara ubuhanzi. Fanta nimba ikariso yemwe arahita avuga ati gira kariso. Nimba yago ahita bivuga sibyo kubera ko yirirwa muri studio producer. Urumva afite ati ikitangaza makuru cy'umuhanzi. Fanta Fanta bana ukorana neza sibyo, akora neza kabisa ndanamufana ariko ntago naba nka Fanta ahubwo ngiyewe nza cishaka nyafu. Urumva Fanta watera azatangaza makuru baratangaza none nginje gutera comment urumva none nginje gutanga comment uko mbyumva uko abantu bari kubyumva sibyo. Hari bamwe tubyumva kimwe no muri comment y'ikigano mu bishyireho. Ese ndabarabura waje gusanga ibyo ndi kuvuga natandukiriye cyane ko kuri niko kuri mufite nimba no ko kuri. Rero mumfashe mubwira abantu bishi nyuma y'ama mask mugaragare tureke ko mukomeza gukora. Wenda wasanga muzaba mugiye guhindura generation yindi myaka igiye kuza y'abantu bashaka kuba abatangaza makuru sibyo, kuko ntago uzihisha inyuma y'ikintu runaka ngo tugufate tugagaciro runaka sibyo. Yego hari utangaza ibintu byanyabyo sibyo, umuntu ukamushyira hanze kuko nka space y'uramujama. Yego ni Big Fish sibyo, akorana n'abantu benshi kandi ni n'igitekerezo kiza kuzana space sibyo, ikagirebwa kuriya sibyo, igitekerezo kiza content nziza yazanye sibyo. Ariko ugasanga hanini bari busenye umuntu man. Uswara abantu basenye bavugiwe kuri space iriho bari abantu ari aba Big Fish nari bavuge bose ariko bahagarariwe n'uriya. Urumva abantu bakiheba hamwe bagiye banareka ugasanga nk'umuryango watandukanye umugore n'umugabo batandukanye bazize yuko space sibyo.
ubushuti Yago yari afitanye n'umuntu runaka sibyo n'umukunzi we babuzamo uri kubyumva ndetse banakina n'izindi kata urumva rero nge nago nishimira ko twajya tuyoborwa generation n'abantu bambaye mask wenda bizabe byiza tujye tuvuga ati aha Dope D turamuzi afite dread sibyo ameze gutya Dope D yaranabyibushye nyine tukavuga ati noneho ko yambaye n'agasuti no munsi urumva tukavuga ati Dope D no munsi ari serie ikintu cyose ari buvuge turavuga ngo ni ari serie uzaye nka Raki sakora neza se rakakora neza kubera ko we araza uko ari amarangamutima yari afite uwo munsi tuyabone sibyo ntanavuga ikintu tucyumve sibyo rero Yago ari mu bantu babaye victime muri kiriya kintu cyo kuba uri kurwana n'umuntu utazi nyine utagaragara mu banyarwanda aragutega udutego wivemo uvuga ibintu bidakenewe icyo nicyo kintu nangira kuba umuntu ari inyuma y'amamask yateza byinshi bikabije sibyo ko uno mwaka nyeka ko ari wo mwaka ukomeye muri industry nyarwanda akwataka nka sniper akwataka na sniper ntago ubuzi ngo ninde abarasa ahantu hakomeye niyo mpamvu mvuga ati basi dufesingane n'abantu tuzi sibyo man yabwiye Bush Angel aravuga ati reka ubundi ndi kuvugana na Demani ibaza aho ugera ahantu umuntu akwataka ukumere kuvuga ukuri kwawe ariko ukibaza si ndi kuvugana nande ubundi sibyo umuntu ninde ubundi rero niyo mpamvu tunyura muri rimwe na rimwe bamwe mu bahanzi badakunze ibintu bibi sibyo tuze tubivugeho tuvuga ati si why ntago tubivuga na buriya ugiye guhana umwana ukamuhana umubwira ndagukunda ntuzongere disi ntago abyumva muco w'abanyarwanda ni akanyafu ariko aba hanze baguha uduhano sibyo ariko akanyafu mu Rwanda niko dukoresha fata akanyafu mucisheho niyo mpamvu nanjye nuze Godfather nafashe akanyafu bya nyabyo no kuri nuze thumbnail y'indirimbo yanjye mutaho namutayeho to nurumva to ubundi nanjye nibaza ati habaye iki nza ndi kureba gutya iki cyabaye nkahita mbona imbere yanjye hari umuntu witwa Godfather nkahanagura urumva ubwo yo ni to sibyo nkongera imbere gato nkahita mbona Dekati nawe arahari nawe ni to abandi tugendane sibyo se abandi tugendane kubera ko man abanyarwanda ntago dukeneye kumva kera twari twumva amaradiyo cyane ugasanga nk'umuntu wumva inkinamico ijwi ry'umuntu cyane arikunda kuko rimwubaka ariko ibaze kuri iki gihe umuntu wumva ijwi rya Godfather icyo rimukorera byandike muri comment ibyo rigukorera nimba ariko byandikeho bafite icyo bamukundira buriya hari umuntu ukundwa cyane hari n'abantu bakagukundira side imwe yawe ndakayirenganya uzayo nyine abantu akaba benshi bakunda ibintu bitari neza kuko uzarebe nk'umuntu kandebe uzarebe baburi kantu baburi ngune nimba ari baburi ngune uzarebe ikintu babakundi baragutangaza koko kadusubikiraga naho ubundi impamvu yenda barabura niyo twayirambuye cyane kuko niyo content aka kanya mfite niyo content mfite mu gihe munyarukiye kuri za Spotify mu streaming Audiomack ahantu hose ubundi gukoresha nyine Mr Ngonji munyarukire kuri YouTube mukore sub sibyo munasharinge kandi muteremo comment y'impamvu kuko ina ndimbo ni comment kuri Showbiz nangira rero nabibabwira murabibona ari ifoto itangira y'icyapa ndi kuvugaho biri kubera muri Showbiz y'Inyarwanda ese nibyo urukuko content yaje sibyo ari nayo mpamvu mbwira abantu ati dukomeze kandi dukunde nuze Showbiz y'Inyarwanda tuyikunde tuyisigasire tuyifate nk'ikintu gikomeye kuko aka kanya tuvugana u Rwanda rufite impano nyinshi cyane twabonye abanyamakuru batari kubaho sibyo twabonye abasha kuririmba sibyo ari nabo bakeza ndirimbo mu gihe cy'amatora murazizi sibyo nabonye baranamuhembye sibyo rero content mwituma
nimuzemere yuko hari umuntu uza agatuma tucreate content imbi, kuko abo bantu badutega iyo mitego, sibyo? Nge n'ikintu nanabwira abantu, sibyo? Ntuzongere gutuma hari umuntu urema nyine utuma wowe ijambo ukunda gukoresha mu buzima bwawe riba igicibwa kuri wowe, sibyo? Ariyo mpamvu mbavuga ati ama big energy, ariko nisiga ijambo iki kintu kidahari, sibyo? Kuko yatezwe imitego nawe kandi yaremeye, sibyo? Ababwiza ukuri, sibyo? Big energy nyumva nka courage, utazumva ngo nabiririmbye ikindi gutangaza amakuru ahari, sibyo? Utazafata inkonji nawe n'agatsiko, n'agatsiko kaba mu Rwanda, sibyo? Mu Rwanda turabizi ko tugomba kubaho twese, sibyo? Kandi mukomeze mukurikirane showbiz nyarwanda, nimuyivebe ngo nuko turi bamwe bari kwambura ubusa ibiki, oya, nimuyivebe kubera ko ibyo bibaho mw'isi y'iterambere, habaho ibibi n'ibyiza. Mutazaveba industry nyarwanda ati ngo ibintu bari gukora ni ibiki, noneho naza sare mwe mugiye kutwubakira abashoramari, urumva ngo ati ngo nubundi tuzashyira sare yari y'ibihemba, ariko nubundi abo duhemba tuzi ibyo bakora. No, nimuzabifate muri ubwo buryo. Showbiz nyarwanda imeze neza, ahubwo turwanye abashaka kwisiga ibintu bitari byiza, cyangwa nitubarwanye tubakwita akanyafu. Nubona umuntu rimwe na rimwe yikosora, mukwita akanyafu mbwa ati kari akantu kareke. Niko niyo nama nziza yagira abantu bari muri showbiz. Kandi ikindi mukomeze mukurikirane Dop D. Didimana ameze neza. Didimana ameze neza, dore ari kutwakira. Ya, reka mbashimire mwese rero mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka mwibutse ko rero niba uri single, hari application yitwa Singles Connect, aho ngaho ushobora kujya gutya ugakuraho umukunzi, aba ari umunyarwanda uba muri Aziya, umukunzi uba muri Australia, Amerika, za Canada, abo bose rero bariho. Wowe icyo usabwa no kudownloading application ya Singles Connect, ubundi ukaba wagira gutyo ukareba abo mu matchinga, mukaganira, ukabona ko ibintu byavamo byoroshye, akazi kaba kadapfuye, ubuzima bwawe bukakomeza umunsi ku munsi. Ni DJ Didman, the dope boy sent by God. Reka tubane mu biganiro by'ubutaha. None irazimye. Irazimye.